inkuru zagiye zisohoka ubu wasubira no gusanga hanze y'u Rwanda cyangwa mu zindi ndimi bavuga bati yangiwe. Yego. Ntabwo yangiwe. Ubundi titre yakabaye ko dosiye ye ituzuye. Ariko ntabwo yangiwe. Ntabwo dosiye ye yanze. No mu nkuru zano hari aho babyanditse. Voilà. Ako rero kuri nibyo shaka kugira ngo hagati mu byo mwuka abwira amatorero Frank ashobora kuba yarabikoze ku bwende. Nta basirikare barimo bafatika. Icya kabiri kuba barinje Malanga se niba yari afite leta ikorera mu buhungiro yinjiye kuri babutaka batabizi. Icya kabiri se Malanga nubwo ari kapiteni ko atari ipeti ryoroheje gufata leta uhera ku ntego. Tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Yes, Karya Omar Pano twongeye kubasuhuza, turabashimiye cyane gukomeza gutegereza mwihanganye. Ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi kuko iyo mvuza gutegereza mwihanganye nuko habaho umwanya wo gutegura. None hakabaho n'umwanya wo gusavinga. Yego. Ibi ni nk'inteko. Ni pano. Ni pano kabisa. Yes. Karya wongeye kwirirwa umeze ute? Ndaho urebye pe. Ndaho kubona ariko cyumwe nagitangiranye imbaraga nkeya ariko ntabwo ariko icyumweru sinzi niba ari uko ibihe biri guhinduka. Turi kwinjira mu mpeshyi. Impeshyi. Abantu benshi bari ku izuba ricinege. Bari kuba week. Nanjye ejo numvaga rwose nenzi ko nakagripe kagiye kumfata. Ku cyumweru nakoze agasiporo. Dani we yaragiye. Ku cyumweru nakoze agasiporo kavanze n'akazi niko mpora. Urabyuka ko weekend yabanje nayikoze njya kwa Dubai. Yego. By the way noneho amanza baratangiye gusenya. Icyo gihe nagiyeyo ari ikizu cyagurutse kubera kubakwa nabi. Ku cyumweru rero nagiye za Masaka, vayo nyura Busanza. Mbona ari byose nari mu kazi. Ngiye kureba wa mugore atuye. Wa mugore wakoresheje penalty meyo. Seri atuye mu Busanza. Ni wiburira. Ira ndacyayikora nitonze. Neditize naho acururiza nshobora kuzahagera. Hano mu mujyi. Ndacyakurikirana nyine ngo umenye kuko pratikuma kano kazi hari igihe umuntu ashobora kurenganya undi. Byose me yahuye n'ikigusha kirenze. Kimuziba amaso, kimuziba amatwi, kimuziba byose. Urumva ndacyabitunganya byose bijyanye na Nyanza, ari imiyoborere, ari meya ku giti cye, ari imiterere y'akarere, byose ndacyabyegeranya. Niba ngombwa nzajyayo. Hari umuntu nzajya kurebayo nge no gusura umurenge wa Nyagisozi uherutse kugaragaramo abantu 26 ngo bakwepaga ubutabera agacaca abandi mu murenge umwe. So urumva ko Nyanza ni ngari. Iriya incident ya ntuza ya meya na DPC ku munsi umwe igakurikirwa na wa wundi ntarindwa wo mu mwobo. Umuntu yarambwiye ati uriya wo mu mwobo ni akantu koroshye. Ati ibaze ko Nyagisozi habonetse 26 nta nubwo byigeze bivugwa mu itangazamakuru. 26 ni benshi bamaze imyaka ingana gutya. So rero bizasaba ko njyayo, nzasura nk'imirenge 2 noneho bimenye neza. Ibyameye ku giti cye byo nzabigendamo buke ko n'umugabo nka bundi. Ibimubaho byaba no ku bandi. Ikitaba ku bandi nicyo kujya mu ruhame. Ibindi ni bisanzwe. By the way muri make impamvu mbivuga kugira akazi i Nyanza urugo ruri i Kigali
metero bitari munsi y'150. Si nawe wenyine, hari n'izindi kesi ari abo twaganiriye, ari ibyo niboneye, ari ibyo numvise. Buriya buzima bw'abantu bo mu nzego z'ibanze, nubwo harimo amafaranga, ukagira imodoka nziza, ukagira amazu, ukabona umushahara, ariko birangira nta muryango. Kandi umuryango niwo base. Yego. Abana batakuzi, umugore atakubona, urugo rugasenyuka, nawe ukeneye uko wiyaranja, ejo ugasanga n'umugore yari yaranje. Finally ibyo bintu byazakumarira iki? Kuvuga ngo ufite amazu ageretse 3 na 5, kuvuga ngo ufite ubucuruzi, kuvuga ngo ufite byose, se finalité ni iyi, washenye, ni ikibazo. So rero urumva nzabigenda ni nko mu byiciro, ariko bizatandukana. Meya nk'umuntu, nk'umugabo, twige byinshi, yego, amasomo, ariko none twinjije no mu miyoborere ye, duhuza n'imiterere y'akarere, kuko urumva ibyo bintu ni byinshi kandi uruhurirane mu karere kamwe, kuvumbura abantu 26 bihishahishaga bakati inzego zihari pe, harimo abakatiye, harimo abashatswe barabura baraho. Okay, so muri make nuko ndumva ariko weekend yagenze mu byo muri sport nakoze. Navuye mu Giporoso ngera i Masaka, none mu kuva i Masaka ndatega, mu Giporoso nagiye n'amaguru, kuva i Masaka ndatega ngera Busanza, ndeba ko nari narokarije quartier. Quartier igipangu ntago nyiza, ariko hari amazi 3 ntashidikanye ko ariho kuriya mugore. Okay, so urumva nicyo gicu muri weekend. Ntacyo uzakomeza uyikurikirana, uzatubwira wenda. Nzagikora ariko n'ukwigengesera ko ndavuga umugabo nkanjye. Irazima nawe ngomba kumuvugira. Cyane ngomba kumuvugira kuko hari condition ushobora kubamo zikakujyana mu bindi. Yego. Utigeze uteganya. Sibyo? Ariko nazo ni gute umuntu yabimanaginga. Mugiye azifese. Rero abantu ntago bamanaginga ama situation kimwe. Ubwo nzaba mvugira n'abandi bose, niba umuntu ari Rusizi, umugore ari Nyanza, niba umuntu ari Rutsiro, umugabo ari Norvege, niba umuntu ari Kayonza, umugore ari Rubavu, izo ngo twagombye kuzigirira impuhwe. Ariko kubera ko ari abantu position barimo niyo yakabaye ikorera abandi ubuvugizi. Yego. Orwe ntabwikorera, icyo ni kimwe. Icya kabiri, kuba ari muri position yo kubona amafaranga akagira ubuzima bwiza, tubifata nkaho bagezeyo, ariko nibo bafite ibibazo, nibo bafite ihungabana. Cyane. Uzi kugira ibyo rwose, uzi kugira, reka nkubwire, amafaranga ntahurira no. harimo umwe w'inshuti yanjye nawe ukorera mu majyepfo. Yaje weekend, twagomba kubonana ku cyumweru, twabipanze ko nimva muri sport turahura. Yaje kuwa gatandatu, nagiye gutangira sport, arabwira ati ndenze Musambira, barampamagaye nsubiyeyo. Kandi ubwo ushobora gusanga yari yapanze gukora ka sport, bakamutekera neza, akabanza akaruhuka, akabyuka akaryama, akabona gusubira ku kazi. None yagiye ataryamye. Uwo se aho arahugukira, uwasize amahirwe nuko ni inshuti yanjye, n'umugore we ni umufana, ndabizi arihangana, ariko ndabyumva situation yamusizemo. Yego. Kuba waje uzi uzava i Kigali ku cyumweru nimugoroba cyangwa kuwa mbere mu gitondo, bakaguhamagara ku cyumweru saa 3, ibyo wari wapanze. Sibyo se? Ushobora kuba samudi wari winaniriwe, ukabanza gukina n'abana, uzi uti nimva muri sport ku cyumweru wenda. Ubwo buzima ari ba meya, ari aba vice meya, ari ba gitifu, ubwo buzima barimo bushobora kubazamura, buhungabanya imiryango yabo, kandi bashinzwe nabo kurema iyindi miryango. So niyo mpamvu ngomba kuvugana na Minisiteri ishinzwe umuryango no mu bindi bibazo bijyanye n'umuryango muri rusange, ariko tugahera kuri abo, kuko abo nibo dutuma kubaka imiryango. Arubaka umuryango nawe utari bareberera imiryango. Yego nyine. Nibo bayunga, nibo bayirema, nibo basezeranya, ariko se wari uwuhe? Afite impagarike. Abantu babishinzwe Minaroko. Ndigiye gukora ntuza, mbese ndahera kuba meya n'aba vice meya, ubwo n'abantu 90.
wenda bo muri Kigali ndabihorera kuko bo ari hafi buri wese ngende menya situation ye familiale abahehe par rapport ya famille ababana n'imiryango buri munsi ni bangaye uzi ufashe iyo situation ukavuga ngo umuntu arahembwa miliyoni 3 ngo afite ngo agenda mu modoka miliyoni 60 ariko urugo ruri mu birometero 200 ukamugeranya n'umuntu wikorera truasa n'umugore akora senkisa urugo rukinjiza 800 ariko mu gitondo basangira petit déjeuner bajyana muri douche bagafatana petit déjeuner bakazana mu modoka umwe akageza undi ku kazi na nimugoroba bikabuko urwo rugo rwinjiza 800 rubayeho neza kurusha rwa rundi rwa miliyoni 3 n'imodoka ya miliyoni 60 so ni gute rero abantu kuko urumva icyo kintu kiri mu bituma iriya myanya bayirwanira batitaye ku ngaruka ku miryango kubera harimo amafaranga menshi ariko se nta kuntu ubipanga yabyoroshya niyo baguha miliyoni 2 ariko ukaba hafi y'umuryango bakagushyira muri condition zituma umuryango wawe uba ahuri ariko byo wenda kuba meya cyane cyane n'abavisi meya ariko nk'ababyitifu bo hari abagitifu ari imirenge utabona maho abana biga utabona maho umugore ashinga ka butike ariko nk'abameya byo byashoboka so ni gute rero abantu bahabwa akazi abagitifu sa benshi saba bari mu aho bakomoka ariko si imiryango ibiri aho bakomoka wapi byose biracyabaho reka aho ubonye aho ukoze ikizamuka gitsina ni hujya ubunze umutipe wavuye Ngoma muri Sake ajya Rutsiro ariko nibyo byihorera gitifu wacu ubu ngubu yavuye za nuza za Nyaruguriyo gitifu wanyu ku Gisozi reka mfate urugero bariya ni public figure buriya Theophile wahoze ari gitifu wa Gisozi akaba ari vice mayor i Karongi yahise ajyana umuryango ntago wabihituye nuko hari ikigomba gukorwa rero abantu hari ayo mafaranga ukayabona n'akazi ukagakora neza ariko n'umuryango wawe ukaguma uri intact mu bameya 30 yubonyemo kesi 5 ubwo ni kimwe cya 6 aba ari ikibazo sibyo so rero babirwanira kubera amafaranga arimo nuko gufatwa neza ariko ntibibuke ko hari ibibazo byiza rero atagira bazariyeri bazariyeri ni none se rotire tuzayikorera hehe nta muryango ufite ni ngombwa bazariyeri ukoze mande 2 zirarangiye uratashye naho utaha uragenda uhasange barwasigaweho se oya bigomba guhabwa undi murongo bakubaze bati wajyagaye ziko bimeze wajyagaye nayo ngiye gushaka amafaranga yarebe rero naguhekeye keya z'amafaranga nizi nukurara mu kabari nuguhora mu ngendo nugutwara wanyoye za Sofia zikandika cyangwa ukayirenza umuhanda izo nizo keya za cash iyo amafaranga iyo wagiye ari amafaranga aragukoresha ugendera kuri yo mu gihe wowe wagombye kubukoresha amafaranga yego icyo kibazo ntago ari ikintu cyoroshye oya amafaranga umuntu abagomba kuyakoresha nta gukoresha muri make nuko karakaciyemo ariko nyine ndapanga ibintu bifatika yes hanyuma ubwo ikindi umunsi w'ejo kuwa mbere oya guhera ku cyumweru icyo gihe ni mugoroba n'uwejo kuwa mbere narimo nganira na wa mubyeyi witwa Mukamugema Immaculée uba mu Budage tuganira ambwira ati rwose amazina yanjye izina uvuga si ryo ryanjye umwe bahaga ya ekeye ndamubwira rero aranambaza ati ariko wowe nyoko mushiki wawe umukobwa wawe yiswe iryo zina wakwishima ndavuga nti mama umbabarire kabisa umuntu wambaye amakuru bwa mbere nibyo yambwiye maze kurivuga abantu bampa uwuriwe nyirizina bampa ibitabo byawe bampa ibiganiro byawe nibwo namenye amazina ntabwo nzongera gukoresha irisirino byararangiye turavugana tumara n'umwanya dukomeza uko yandika nsubiza amawodi yahamagara byose birangira twemeranyijwe ko ninjya ni Burayi azanyakira nkagirana nawe ikiganiro yemera no kunyohereza igitabo rwose abantu baraha inshuti zanjye tumushimire igitabo yanditse kira cya la survivante niko cyitwa la survivante la survivante ko avuga nyine ko ari we wasigaye mu bari muri iyo dosiye ya kudeta yarokotse kudeta ya indi yabari izinde so urumva rero igitabo azakimpa nkisesengure nkuko nsanzwe sesengura n'ibindi kandi yemeye kukimpera ubuntu urumva ko byarangiye twumvikanye pe byarangiye twumvikanye reka nze ndebe igitabo cyuko cyitwa
twavuganye ibintu byinshi ariko nta kundi akangiki ya la survivante voilà kitwa la survivante nkuko so ubwo rero urumva n'umuntu w'amateka afungiwe mu Ruhengeri muri ya gereza spéciale bavugwa muri coup d'état muri kino gitabo yambwiye ko byose birimo muri mara kugisoma nzamubaza nzagisesengura mubaze kandi nimbona nakanya ko kugera i Burayi hafi ye tubonane dukorana ikiganiro ubwo rero abakunzi bacu bamfashe kumushimira rwose ntabwo yabikomeje cyane kandi koko nanjye nariyoroheje nkuko bisanzwe iteka n'abandi bose akazi nta gihe ntabwo wamara icyumweru utagize uwutaza kandi ntiwazanamo n'umugaga ariko nta na kimwe umuntu akorera ubwende ubigambirira ni nko mu nyungu y'abadukurikiye dukeneye kugira ibyo dutangaza kandi byose hari ibyo dutangaza nabi hari ibyo dutangaza wenda atari byo hari ibyo dushobora hari ibishobora kugora amata tutabishaka icy'ingenzi nuko nta mutima mubi yego wakoze cyane so mbere yuko wenda dujya mu gutumbirira amatora reka mbwira abantu ko amakaro meza bashobora kuyasanga i Remera ku Ikaro Plaza cyangwa se ibikoresho by'ubwubatsi bitandukanye birangiza inzu byose birangiza inzu ushobora kujya rwose yari ku Ikaro Plaza i Remera mu imbere ya garuciye munsi ya station yego cyangwa ukabahamagara kuri 0783 250 yego niyo travel rero abashaka kujya kwiga mu mahanga ndumva mu ijwi rya Kare nijabo kaba yabivuze ra niyo bihangane gatoya ngira ngo abajyaga bajya muri Polonye bashobora kuba barajyaga gukorera interview hanze y'igihugu nyuma Perezida wa Polonye yaje mu Rwanda ngira ngo bamaze no kohereza nka ambassadeur cyangwa uhagarariye igihugu cya Polonye bamaze no gushaka aho bakorera nibaza ko abazajya bajya muri Polonye batazongera kujya gukorera ama interview hanze ibyo nibitungana urumva nyine ni ibintu urumva ko nashyaka ari mu kazi niwe ambassadeur muri Polonye ubwo bari sawa suze n'umushyitsi we ari umushyitsi afite bavuye hano mu Rwanda shaka hari umushyitsi wagiye muri Polonye ambwira ko azamusuhuriza ubwo bombi ndabasuje niba bari kumwe yego so mu gutumbirira amatora rero yego ubwo niho twagiye ku nzu iteganye n'aha turi cyane rwose ndi kuhabona rwose ndahitegeye aho n'undi NEC ikomeje kwakira kandidatire ku bakandida bifuza kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ndetse ngira ngo n'amashyaka n'urutonde rw'abadepite intonde z'abadepite ziri kugenda zitangwa mu buryo butandukanye ariko ntabwo navuga ngo byaratunguranye kumva ngo Frank ari bugaruke twasaga nkaho ishyaka ryari ryaramaze kumwemeza hari hasigaye kuzana ibyangombwa gusa Frank wabaye umukandida muri 2017 kuri ino nshuro bati wazanye ibyangombwa bituzuye hari ibyo ugomba kujya kuzuza ariko Frank nawe ufite imigabo n'imigambi nayo ngira ngo uze kubigarukaho ariko wenda reka duhere aho ngaho kuko nawe wumvise asa nk'utabyumva ariko aravuga ati ndagenda mbishaka ariko nabyo umuntu yatera imetero kuko urebye mu bisabwa biriya byangombwa yabuze nibyo byoroheje yego ni nabyo kuboneka bitagoranye ngira ngo ku munsi wa mbere bakiriye na PSD secrétaire général Ngabitsinze nawe yatanze urutonde rw'abadepite abakandida depite barenga 60 ngira ngo na Frank bamaze kugira nawe yatanze urundi batanze urundi Green Party hanyuma muri dossier ya Frank basangamo ibintu bibiri bitarimo yego ariko nibaza ko ari ibintu bitarenze amasaha 48 bitaraboneka cyambere igipapuro kigaragaza ko nta bundi bwene gihugu afite yego icyo rero ngewe iyo ntera imetero na nimugorana nabivuzeho mu kiganiro impamo nubwo yaba ari amabwiriza ya NEC nge nayo nayateramo imetero nabifashe nkaho umukoresha mwaba mugirana kontara y'imyaka 3 none buri myaka 3 akavuga ngo kora dossier akagusaba diplome kandi ayifite
bivuze ngo igipapuro basaba Frank icyo atajyanye ejo muri iriya nzu kirimo cyetse niba barimutse bakabisiga Kimihurura 2017 yaragitanze nawe nibyo yavuze voilà biri simple kujya muri dosiye ye abakandida perezida ntabwo aba ari benshi kandi nzi ko buriya bageraho bakarasa ariko niba ari kondisiyo ntabwo mvuze ko bibangamye wenda nawe w'icyatumye uko abivuga yavuze ati nayakibazaniye 2017 ntabwo nari kwirwa nzana ikindi ariko ntagenda nzana ikindi bivuze ngo neke iragifite ibyo byose nawe afite kopi iragifite cya 2017 ubwo ni nko kuvuga ngo dosiye ya 2017 mu myumvire ntekereje uko neke ibibona ifata ko dosiye ya 2017 yuzuye yarangiye barashaka ya 2024 funze noneho Frank bakavuga ati cya gipapuro nabahaye 2017 naba ari cyo muzana mu ya 2024 ugasanga wenda mu mikorere bitemewe ariko nta gihambaye turabizi ko agifite kuko 2017 yaragitanga hanyuma rero bati ibaruwa isaba rero yo sinzi niba nawe yarabashije kubisobanura ashobora kubyibagirwa niba biri muri kondisiyo urutonde rw'ibisabwa rurahari ariko uburangare bushobora kuva kuri Dr Frank ubwe cyangwa se n'ishyaka ayoboye bafite staff bafite SG bafite iki kureba ngo dosiye iruzuye nka kumwe wabonye kuwa gatanu iyo umukuru w'igihugu bayijyana bareba batikinga wa mugabo wari wicaye iruhande rwa presidente Gasinzigwa atikinga iki kirahari byari byateguwe neza wabonaga ko ikipe umukandida wa FPR yari yazanye yari irimo na SG igasaba gera Welars yarimo vice presidente ngira ngo numwe nabonye vice presidente wa FPR bari nibo bagomba kuzuza dossier bakareba ko byuzuye kandi bahawe umwanya uhagije rero ntabwo ndi kumva icyatumye muri Green Party bibagirwamo ibintu nk'ibi siritu ibaruwa yo rwose icyo rero ntabwo ariko nabyo yashaka no guhita atira office aho akayandika akayitanga ariko ibyo ni ibintu rero nkurikije ibyo bintu bibiri document Frank yabuze nta amasaha 48 zaba zibonetse ibaruwa yo nta masaha 3 cyangwa simbizi wenda niba bashaka itabyara machine itsoke ariko alame ni minota 15 rero urumva nta birenze bo ikiriho ikiri hagati rero hagati y'inyandiko niko tukunda entre les lignes hagati y'imirongo icyo wabonamo nuko icyambere cyo inkuru zagiye zisohoka ubu wasubira no gusanga hanze y'u Rwanda cyangwa mu zindi ndimi bavuga bati yangiwe ntabwo yangiwe ubundi titre yakabaye ko dosiye ye ituzuye ariko ntabwo yangiwe ntabwo dosiye ye yanze no mu nkuru zano haraho babyanditse voilà ako rero kuri nibyo shaka kugira ngo hagati mu byo mwuka abwira amatorero Frank ashobora kuba yarabikoze ku bwende kugira ngo nizo nkuru zigire nayo matitre icyo ni kimwe erega nawe nagaragara yagenda atanga ibintu byuzuye birangira umwuka kugira ngo umwuka w'amatora ugomeze utamye ntabwo dosiye ye yanze kuzana yuzuye neza nk'iyo wamubanjirije kandi ça fait sujet de discussion sujet de débat ubu turi kubivugaho inkuru zose zasotse Frank Habineza yangiwe kwiyamamaza urabyumva ako ngako na kubwako nugutira attention ya public stratégique voilà none se hari inkuru se zasohotse cyane kuwa gatanu umukandida watanze ibyangombwa kuwa gatanu kuko byari byuzuye byose wakira ngo ariko Frank wende inkuru yabaye inkuru kuko umukandida ari munini byo munini bw'umukandida ari ariko nta gishya muri dossier parce que byose byari bakoranye na neke neza bakavuga ati niki tukishake barabyuzuza Frank Habineza we aburamo biriya bibiri kandi bidahambaye kuba bidahambaye byatumye muri media ibintu bisohoka ibintu bivugwa ejo nabivuze ubu ndabivuze abandika amaradiyo amateleviziyo no kuba bidahambaye ni nko kuvuga ngo mwambonye ko naje nawe yabyuzuza hari inkuru zitari gusohoka ndavuga no kuba bidahambaye niho hantu umuntu yakumvira izo metero zawe zuko ashobora kubyirengagiza nkana gukurura attention none nyine tusinutubura donc kuvuga ngo ngiye kuri neke kandi ntago mpava bimeze nk'uko wambanjije yahavuye kuko uwamubanjije we byari 100%.
we rero ageza kuri 80%. Ako rero ka 20% katumye avugwa cyane. Uri kunyumva? Uribuka umwaka ushize, uribukana ko 2017 ukuntu barafinda yakuruye abantu cyane, barafinda ushaka kuyobora igihugu ufite impamvu 200 ariko aje kwiyamamaza mu izina ry'ishyaka ritarandikwa muri RGB. Ubwo se yarabiyobewe, wategeza kuba perezida utazi inzira ishyaka rinyuramo. Ariko wabonye ukuntu ari we wabaye yahise azimya abandi, yarabazimije. So rero icyo kimwe na Frank Habineza ashobora kugakora exprès kugira ngo akurure attention y'abantu. Bisaba ni ibitekerezo n'ikaramu n'urupapuro. Ibyo ntabwo ari ibintu bihenze. Wenda ikira cyangombwa cyo kuvuga ngo nta yindi nationalité cyo sinzi uburyo gitangwa, niba ari kujya kugisaba muri ambassade ya Swede cyangwa bisaba kujya muri Swede, aho niho nakumva wenda bigize, ariko nibaza ko no kuvuga ngo Frank uhagarariye Green Party yongeye kwiyamamariza cyangwa yongeye yego kwifuza kwiyamamariza. Yego. Ni inkuru irangira. Yes, irarangira. Ntagashye. Ariko yangiwe na yatanze bituzuye. Buriya umuntu ureba mu rundi ruhande muri negative side ashaka kuvuga ati uburangare bwa Green Party niyo wakwandika. Uburangare bwa Green Party butunye umukandida wabo yangirwa. Urumva si inkuru se. So rero urumva nge nuko mbibona muri za metero, kureba impande, kureba mu hagati mu nyuguti hagati, nicyo ngicyo ubonamo ashobora kubikora bishaka kugira ngo akurure abantu kubyitaho, kubyibazaho. Si byo se? Ese zira kamera zari gutaha niki koko? Ubu wamugani ko zitari nke zarabyiganaga. Okay, ibyo rero niko mbibona. Nanamwandikiye ndamubaza se ibindi muzabibona ryari, ngira ngo kubera umwanya ashobora kuba afite umwanya mukeya, ntago yansubije. Kandebe niba wenda yaba yagerageje uno munsi, ariko ntayo mbona, ntago yigeze ansubiza. Ubwo iyo ansubiza uyu munsi nagomba kuba afite icyo mvuga. Ntabwo arasubiza. Reka ndebe, naramwandikiye ndamubaza ngo bira byangombwa namwandikiye ngo hi Dr. Konguzi kabisa, ibi bintu bibura uzabibona ryari? Ariko ikigaragara ntabwo yansubije, kandi ubutumwa yabubonye, dore aheruka kuri WhatsApp 4:11, twebwe kuri rosa turi 5:43. Bivuze ngo ubutumwa yabubonye. Oya ntabwo yandiye sini, nta honorable kandida president urya sini. Ura n'umwanya muke, tureka tubifate gutyo. Si byo se? Nta nicyo mpfa nawe by the way ni inshuti yanjye nta kibazo. Cyangwa akaba adafite igisubizo. Ni nka no comment ya Diane Rwigara. Si byo se? Nacyo. Reka twigire kuri ikigenzi nuko nagerageje kumva iyo abarushaka yashaka kumva ibindi bisobanuro, nkaba mbonye icyo mbwira abadukurikira yasubiza. Ariko kuba atansubije, ubwo nanjye nibwo bwa burenganzira bwanjye bwo kuvuga ngo shobora kumenya ko yabyibagiwe abishaka, cyangwa ari uburangare bwa staff ya Green Party. Ubwo wenda bazabitubwira muri commentaire. Yego. Reka ntacyo twifashishije iyi video, n'ubundi yatanze interview nyuma yuko dossier neke isanzwe tuzuye aho n'imigambi. Yego. Ubwo twinjiye muri content, muri fond twabanje forume ni kuri ibyangombwa bituzuye, kuza aherekejwe abarwanashyaka be benshi bambaye neza vraiment, ntababonye na senateri Mugisha Alexis n'abandi. Iyo ni forume. Hanyuma tujye muri fond, yarazanye iki? Abiki cy'abanyarwanda, agaseke k'amakuru Green Party ifitiye abanyarwanda karimo iki? Voilà. Mbere yuko ubimbaza, umwaka kuri manda ishize Green Party, kuko ndibuka ko nagiye no muri kongre yayo, ubundi bajyaga abantu mirasize icyo twapfuye. Nagiye muri kongre yabo yo kuri Olympique, njya no muri kongre yo kuri Croix Rouge, bapresenta mbyirebera live. Hari harimo kubaka urukuta rutandukanye u Rwanda na Kongo. Hakabamo gushyiraho patro bakarunyuza heze mu Kivu. None byakwanga cyane. Harimo gushyiraho drone zikora patrouille ku mupaka.
u Rwanda na Kongo style cyangwa ku mipaka yose u Rwanda na Kongo niba nibuka neza ariko nari mpari niyo naba naribagiwe ariko ko nari mpari babipresenta kuri PowerPoint so rero ngaho rero ku by'uyu mwaka rero ku by'imanda rero uriya mugabo ni stratege abanza navuga se muke itangazamakuru ryashyira imbere yego yararikoze icyo ni kimwe ariko nanone arabizi neza ko igihugu kugira ngo kigende neza kirikenera kwerekana rero kuri fiti impuhwe kandi ni amaboko itangazamakuru ni amaboko kwerekana ko ufitiye impuhwe abanyamakuru kandi ugiye muri kampanye namara kuzuza ibyangombwa azakora kampanye nawe abanyamakuru aribo bazafasha bazabavuga ati uyu adufitiye umugambi ikigega iyo ni namba ya kabiri ariko ikigega gifasha abanyamakuru icyo yakivuze cya kindi Kenisi yemereye perezida wa repubulika yabwiye perezida wa repubulika ko gihari kiriyesi by the way ikiganiro cya Kenisi hari abantu tujya duhura nawe twarahuye turi muri siporo hari abantu tujya duhura atari kuvurema ati kivurema nuko ikigega cya Kenisi Green Party Frank Habineza ati hagomba kuba ikigega gifasha abanyamakuru bakajya babonamo inguzanyo y'amafaranga makeya bakiteza imbere mu itangazamakuru ryabo ariko iyo ni nimero ya kabiri. Nimero ya mbere yavugaga ngo leta ishyire budget muri RBA ihagije yego ku buryo RBA itakenera amasoko kandi cyo duhora tukibona n'ingingo cyane niba RBA ibona budget ya leta nive mu masoko pe icya kabiri buriya ambabarire barore nabo bakorana ariko baranabizi ko ariko mbaho ntabwo public broadcaster igomba gutangaza ibonetse byose ngo nuko yishyuwe dore ejo bundi bafunga cya gikampani mu bintu abavugizi b'ira kampani bavugaga ngo ibi bintu byaciye kuri radio Rwanda mu makuru kuri radio Rwanda umuntu akaza kwamamaza akavuga ati dufite product iyi igira gutya harimo ibibeshyo murayisanga mu maduka yose gutese bibaho se ugasanga yibera muri Kigali iyo product ngo kuba ko yamamaje kuri RBA abantu bakayifata nk'ikintu kiri genuine kandi muri iyo publicité harimo ibinyoma ibyo Frank avuga ko RBA yabona budget ya leta ikava mu masoko yo kwamamaza kuko kwamamaza habamo na party yo kubeshya yo gukabya ntabwo rero public broadcaster yakabaye ugendera mu bikabyo ibyo baberekera aba privé babiturekera bakirihahira bakazitunga pe ibyo urumva rero Frank Habineza kwinjiriraho uvugira abanyamakuru kandi aribo n'ubundi bakwirakwiza uko kwiyamamaza urumva ko yarebye yabakuruye aho no umurya abishoboye abaye yabishobora abaye atsinze ese atsinze bwo yabishobora ibyo ese byashyirwa mu bikorwa ni ikibazo ariko yaba ari etape ku yindi hanyuma badukorera ikigega antuka ikijyanye n'amapublicité ikijyanye n'amasoko RBA ijyamo biyicira n'izina biyicira ngaho muri za betting ngaho za betting ngaho za cryptocurrency ngaho za donc bituma biyicira credibility kuko kwamamaza rimwe na rimwe ushobora kwamamariza umuntu ushyiramo ibikabyo bidahari cyangwa ari ikicupuru cyangwa ari ikiwani nawe bikakujyaho yego bikagaragara ati bya mbere ni ikigo cyizewe abantu barakizera ariko gishobora gutangarizwaho ibitizewe ibyiza nuko byabivamo sibyo urumva ruko Habineza Frank Habineza Dr Frank Habineza yatuvugiye hanyuma ingingo ya kabiri ikindi yavuze niki yanye n'umutekano kabisa nayo ni ingingo avuga ko u Rwanda ruhorana utubazo n'ibihugu bihana imbibi noneho akaba ari ikibazo cy'imiyoborere hagati mu nzego z'ubuyobozi ariko bikafekita umuturage ikintu cyitwa gufunga umupaka kisonjesha abaturage reba nk'uyu w'u Burundi nawe yavuga ntabwo yigeze avuga amazina niyo mpamvu tutera imetero nyine umupaka w'u Burundi abarundi ni nka miliyoni 13 abanyarwanda ni 14 hafi ubwo ni miliyoni 27 zisufuye kubera ikibazo kiri
technico diplomatique politico diplomatique. Ese nta kuntu ibibazo nk'ibyo byaba nibyo yavugaga bagashaka ibisubizo diplomatique ariko abaturage bakabaho bitafexe abaturage uzi cross border uza abanyeshuri bavaga i Burundi baje kwiga mu Rwanda uza bazaga baje gucuruza uza abanyarwanda bajyaga guhahirayo i Burundi ibyo byose icyo rero kukivuga cyokora wa Kongo duhora twigengesereye wenda wafunga amasaha make ariko kufunga no muri corona ntibyashobotse ko bigoye ubu Uganda uzi imyaka wafunze uzi ibibazo twagize yego ibyo bintu byose rero nibyo Frank Habineza avuga ati ibibazo byaba biba hagati y'ibihugu byakemuka mu rwego abanyapolitike bakaganira abadiplomate bakaganira ariko umuturage ntibimugereho. Uzi ko cyagiye abagande barafunze igi igatura ryari ryageze kuri 200 kandi mbere amagi yaravaga i Buganda akagera icyangugu ritaragera kuri gitana igi rivuye i Buganda ryageraga mu Bugarama riguri ryitana ariko igihe umupaka wari ufunze ko narasuraga buri munsi ari mu Kesiyoni za Rubaya igihe bakavuga ngo ni 200 mu gihe umupaka ugifunguye ryavaga Uganda rikambuka Nyungwe ukarisanga mu Bugarama riguri ryitana. So urumva ko niyo ngingo nayo kamema kuba hashakwa ubundi buryo ibintu bya ariko gufunga imipaka nk'ubi y'u Burundi ibyo nyine kugira ngo ujye Bujumbura uratega indege ntago yajya munsi y'amadolari 150 cyangwa se yego cyangwa se imodoka ije guca ngo niba ari muri Tanzania hitwa niba ari Kobero ukubita iminsi nk'ibiri mu nzira n'amafaranga azamuke cyose ni ibihombo imarisi icyo gihe njya ku mupaka hari umudamu twahahuriye ni n'umufana wacu cyagiye hafunze afite ikamyo irimo hagati muri no Manzilandi ipakiye ikawa yarimo hagati idashobora gusubira i Burundi no kuza ubwo yani bwose yaga nibura ngwize ariko iri mu butaka butagira nyirabwo ibyo cyose ni ibihombo toni ikamyo rukururana ipakiye ikawa ni ibihombo bende ikawa zo nuko ariko zirahiringita iyo zitinze muri kontineri zizana gahuyu karitira takara byari bikamyo n'amakamyo. So ubwo rero urumva icyo kintu avuga cyo kuba abantu haba ibiganiro mbere yuko hafata imyanzuro nk'iyikakaye ituma hahomba abaturage kuko ngiye ku mupaka bafunguwa wo ku Burundi nagiye inemba nganira n'abarundi nganira n'abanyarwanda narabibonaga uburyo ari ibibazo. So rero icyo kintu kukivugaho nizere ko wenda u Burundi uzagera ugafungurwa nizere ko iyindi itazigera yongera gufunga Gatuna yariye abantu we cyane waragenda gukareba amasantere yarasenyutse ibaze santere yaberagamo isoko ririmo nk'abantu 600 ukabonamo mu minota 30 hagacamo akavero moteri kamwe ibindi ari utwana turi gukina karere nka dutatu amazu yarasenyutse. Ibyo byose byakabaye ari ibintu bishyirwa mu gaciro nk'uko Frank Habineza bivuga kuba hajya hashakwa izindi ngamba zatuma ibihugu byumvikana ariko abaturage izweho ingaruka n'ubundi ntabwo iyo imipaka ifunguye ntabwo ibibanire y'ibihugu ihora ari shyashya ariko ibiri kudiringwa mu rwego rwa politike na diplomasi. So rero n'ahandi byagobye kuguma muri icyo cyeregati ntibigeraho hazamo gufunga umupaka bibana iyo mbaga yose. Hari ikindi kintu yagarutseho ikindi yagarutseho kuvugaho nawe ikindi nkunda kuvuga ikindi yagarutseho cya mbere ni ikintu kijyanye na transit center. Transit center dora tuzivuga ko ari muri munyumvishirize transit center ubuzima buriyo iyo usomye raporo za komisiyo y'uburenganzira bwa muntu abarara ku birago abarara ku ibinyamugera inda imbaragasa abana bavanze n'abakuru nejo bundi ahangaha mu cyumweru gishize mu murenge muri Rusizi transit center yaho iba ku murenge wa Gashonga akantu k'agashuri yego Manza narabivuze mu kiganiro bajyanye abana bivuga ko ngo bazira ababyeyi ngo bazira ko ababyeyi babo batanga amakuru kandi abana bo muri ya miryango yasigajwe inyuma n'amateka ntibizi
aho kugira bajye ku ishuri tuvuga ngo basigaje amateka none nibihe biri kubajyana muri transit ngo hari ibyo bakekwa uri ko gitifu yavuze Joye so urumva transit centers zose nuko kuzisura biba bigoye ubushize narabivuze ko nasuye ya Kinigi suriya Kabaya nari mfite gahunda yo gusura ya Gitagata PR1 ntuza iyo ntabwo ari transit ariko ni ntuza ni ikigo ngororamuco izindi izo za Mugera izo za Gitagata burasi nka wawa yego ibigo ngororamuco ni Nyamagabe na Nyamagabe y'abagore Iwawa y'abagabo na Gitagata y'abana ndakeka ari uko bimeze ariko Nyamagabe sinzi igice kindi gisigaye cy'abagabo cyetse niba ari gereza simbizi ntago mbizi neza so urumva yazivuzeho rero hari abajyayo pura umunyumvishirize itegeko rivuga iminsi 90 hari abamaramo amezi 6 no kwa Kabuga meme kwa Kabuga harimo n'abarenze umwaka ndabyibuka hari umusaza witwaga Kabatsi nubwo yageze aho nari nagerageje ariko avuyemo arapfa azira impanuka yarakubisemo hafane inemba na za ruswa rugeretse ngo gusura no kwishyura 300 ku muntu niba muje muri abantu 10 ubwo ni bitatu birajya hehe nayo kugira ate transit center so rero kuba Frank yazibutse kintu ndabyibukirwa amaganaho bari imiterere yazo ari ukuntu abantu bagira bakazigira ba nyirazo yego nyine ubose urebye ukamuburaho icyaha gifatika umuhimbira kujyare kuko ari ni wowe umukatira umuyobozi w'inzego zibanza aramukatira akabwira polisi mujyane nka kuriya ntuza bamujyanye Tongati ngoboka donc Bugesera ruwo bigeze kuhamagara atwaye V8 ahisiga kuri polisi bajya muri transit yavugiwe na Scovia nuwo musaza wo Kabatsi nkubwira uwo Kabatsi nkubwira wari muri Nemba ni umukire niwe uranguza amabyeri niwe ugira amadepo ya za kawunga niwe uguriza abantu bose muri Musanze icyo gihe yakiriho ariko bamunagamo hariya icyo gihe mbajije Gatabazi yari gavana kuko ngewe urabanza ukabaza nyine kugira ngo nakoze inkuru Gatabazi arambwira ngo mugabo ngo ari muri traffic y'ibiyobyabwenge na fraud na kanyanga ndavuga sibyo ko ari icyaha wamujyanye mu nkiko uvuga ngo nta bimenyetso wabona niyo mpamvu bamushyize hariya niba ari icyaha gana inkiko niba atari icyaha waretse umuntu ariko simbizi turabivuga wenda ubwo kandida perezida yabivuze hari ikizakorwa kuko niyo atatsinda manifesto ye ibishobora kuba yaba integre muzabandi muzuwatsinze buriya nakabemu ntabwo nicyo kiza cya demokrasi consensuelle demokrasi yumvikanyweho utsinze kera bavuga ngo utsinzwe utsindaho urero siko bimeze utsinzwe ntutsindaho ahubwo ufata bimwe mu bye ukabigira ibyawe kuko byose ni ibigenewe abanyarwanda abaho guza imbaraga n'ibitekerezo icyo rero nicyo gishoboka uzatsinda yabireba management ya transit centers zigahindurirwa ntuza statut n'uburyo bwo guscreeninga bajyamo atari ukuza ngo abantu bubikire inyuma y'igipangu hanyuma rero Frank Habineza rero we akavuga ku bijyanye no gufungwa by'agateganyo nabyo bifitanye isano na transit akavuga ngo detention provisoire aravuga ngo umucamanza nukuvuga ngo hazajyeho ikigega cya leta kivuga ngo umuntu wafunzwe muri 30 wafunzwe za 30 jours bikarangira abaye umwere leta imwishyure ko bimeze leta imwishyure nayo isigare yishyuza wa mucamanza waruciye nabi wa wundi wabisabye niba ari umucamanza niba ari umushinjacyaha kuko umuntu kumva ngo umuntu aragenda akamara muri gereza imyaka 3-4 yarangiza akaba umwere ibyo yasize ibyo atakoze ubuzima bubi yagiyemo ibyo byose byakabaye kuba calculé et indemnisé Frank agakurutira avuga ngo ibi byatuma abantu bajya bitondera imyanzuro imwe bafata sino rwose kwicara ugiyemo yagenda nukoherejemo agahita bati ubu ndaruhutse akajya mu bindi akarangara akibera mu yandi madosiye sino kurangara wenda akareba ibyihutirwa kurusha ibindi iyawe akazayibuka umaze 6 yareba agasanga urumwere amezi 3 nkunda kubivuga umucamanza
niba umushinjacyaha asabiye umuntu iminsi 30 y'agateganyo, buri minsi 30 baza wa mushinjacyaha ngo ibimenyetso agiye gushaka ubigeze he, abikorere raporo cyangwa umuntu mumurekure yabibuze, kuko hari ugenda akicara akamara amezi 3 mu bimenyetso muri dosiye nta kamenyetso gashya arazana, uwo muntu ari mu karengane. So Frank bakavuga ati uwo muntu nyuma y'icyo gihe urukiko rumugize umwere agombe yishyurwe, hanyuma ni leta yishyurwe na leta mu kigega, leta nayo ikurikirana uwabikoze cyangwa se imwihorere ku burenganzira ariko yamaze kwishyura wa muntu, ko ni ibihombo. Iyo urebye abantu barimo hariya vraiment bakabaye bakorera umuryango. Imwe mu mpamvu yatuma nemeranya na Dr Frank ni uburyo igifungo gisubiza inyuma umuntu cyane mu bwenge, mu bukungu, mu buzima, muri sante, communication byose uvayo warazezengeye, uva warazezengeye, ubwenge bwarasubiye inyuma, ubwenge bwarasubiye inyuma, ubuzima bwarajegajeze, useka amenya agahongoka, amagufwa ajegaje, amagufwa ajegera, noneho wajya no mu muryango wasize ibyo nibyo. Ikindi wenda ngiye numva muri detention provisoire kubera uburyo imiterere bimeze, umuntu ushobora gufungwa uwo mwaka mw'ibiri ugataha, hashobora kuviramo ikintu cyamunyumvishiriza naba ariyo yo ntikunze kubaho. Mbagerageza gukoma urusyo n'ingasire, ntabwo ari munyumvishije umushinjacyaha. Inzose zica muri parike ni nyinshi ku buryo ntabwo umushinjacyaha yagira munyumvishije ko niba hashobora, birashoboka ariko ni gake cyane. Hashobora kuba uri inyuma ya dosiye, ariko siko zose ariko ziba zimeze. Umushinjacyaha icya mbere gusaba 30 jours ni ukwigabanyiriza pressure. Aba ari ukwigabanyiriza pressure iyo dosiye. Mbese iyo asabye iminsi 30 umucamanza akayemera, pressure bivuye ku mushinjacyaha akitonda agatuza akajya mu yandi madosiye cyangwa agafata konje, ariko ntabwo munyumvishije guturuka ninduri inyuma y'ikibazo. Ibyo byo birashoboka kuko uribuka twarabivuze muri RBI, Rwanda Bribe Index, tuvuga ngo ruswa nyinshi zitangwa ribu, parike n'abacamanza aribo bafata amafaranga menshi, ikirundo ku muntu. Donc nkunda kubisobanura neza kubera ko ibyo nzego zose zisa n'isarya za rikanda, ndabisobanura neza. Donc izo ni inzego zibonekamo ruswa nyinshi iribwa na bake. Nicyo gisobanuro ngira kugira ngo ntasakirana nazo, kuko hari n'uwari washatse kubirakariramo. Ruswa nyinshi, amafaranga menshi afatwa na bake. Igisobanuro cyayo bavugaga ngo muri ribu bafata ruswa yaho niyo kuvuga ngo uyu muntu mumukurikirane adafunze. Byazamuka byagera muri parike bikavuga ngo batanga ruswa yo mu bashinjacyaha ifatwa ari ukugira ngo dosiye ntijye mu rukiko. Hanyuma mu bacamanza bagafata ivuga ngo igize itariki imbere. Ako kanyuma rero ka igize itariki imbere, umuntu ubivuga hejuru ya 80% ashobora kuba ari umwere cyangwa azi ngo niba ari icyaha naragi. Hello. Guten Tag. Ni ku ishuri ryigisha ikidage Kimironko tuvugana? Yego, niho wahageze. Der Sprachenhub German Language Academy twigisha ikidage vuba neza kandi kuri make. Kuri ubu tubafitiye amasomo azatangira tariki 6 Gicurasi, kubiga ku manywa n'abiga nimugoroba, ndetse n'abiga weekend bazatangira ku ya 11 Gicurasi. None se za discount muracyazifite? Yego rwose, igabanya rusange rya 50% kubiga weekend na nimugoroba rirakomeje kubishyura mbere. Ku bindi bisobanuro wadusanga ku cyicaro cyacu Kimironko hafi y'umurenge ku gahanda karimwe, etage nimero 12, cyangwa ukaduhamagara kuri 0793 Reka ncacane ntacikanwa wa. Banguka kuko tugiye inama abashaka kujya kuminuza, kwiga imyuga, gukora volunteering n'ibindi bijyanye n'ubumenyi bwo kwiga ikidage, dore ko kaminuza mu Budage ari ubuntu. Igihe ni iki kwiga ikidage tujya guhaha ubumenyi tugakira igiti note maze tukiyubakira iwacu. Iyi nkuru muyisakaze hose nta kubyihererana. Uvuga ngo umuntu akajya muri gereza guha umucamanza amafaranga ngo unyigirize dosiye imbere, si ukuvuga ngo ungire umwere, ariko nibura mburane fungwe mpamywa nahamijwe icyaha cyangwa se ndekurwe mbaye umwere. Ibaze kugera aho ngaho. Ibyo bifitanye isano n'iki? Ya madosiye menshi, abafungwa ni benshi,
abacamanza ni bakeya n'ejo bundi mu cyumweru cy'ubutabera cy'ubucamanza barabivuze ugize kuba ufite amadosiye menshi abantu bose uri kubamarira muri gereza nta kindi cyakwigwa ibaze kugeraho umuntu atanga amafaranga ngo nyigize imbere si uvuga ngo ndekura mburanisha mu bambere mburanisha mu bambere ni nko kuvuga ngo ngiye mu nkubite zibe zihora cyangwa mutugire vuba turataha kure akura akazi se kuseka nawe mutugire vuba turataha kure urumva urumva donc do demo choisir le moindre ni uvuga ngo mu bibi bibiri uhitamo icyoroheje ibi birarutana aho gufungwa udakatiye byaruta no kuburanishwa ugakatirwa yes ibaze rero kugira ngo icyo kintu mu Rwanda kibe gitangirwa ruswa kugira ngo uburanishwe mbere ni ukubera iki ni amadosiye menshi ubundi minsi yagenwe yakabaye irangira yindi 30 ikarangira dosiye yawe yarangiye niwumva rero umuntu umazemo nk'amezi abiri abizi neza ko azaba umwere kuba yatanga akantu ati nyabureka mwamburanishije ko mbizi ko ibintu bitazamfata kandi izo kazi hari nyinshi abantu benshi bagiye babamo bakavamo ari abere uhereye kuri ba Shadrake b'abanyamakuru b'amazine ukagera kuri ba Robert Mugabo ukagera kuri ba Kayumba Christopher ukagera kuri ba Ndimba tukagera kuri ba Prince Kid ku byaha bimwe na bimwe ukagera kuri wa mwana ya Titi Brown ukagera kuri hari undi rwo ndi kwibagirwamo hari undi nawe wavuye mari umwere umwe wa drone par exemple donc urumva ibyo kuba Frank yabi Imana irakiza yagize umwere cyangwa aritaba oya basanze nta mpamvu yo kuba ariko byararangiye ariko we yari amazemo amezi makeya nubwo nta make yabaho ariko banuza bagiye bakubita 7 bandimbati na ba Prince Kid Robert yakubise umwaka na Christopher Kayumba so urumva rero ubwo buzima kujyanamo umuntu nakunze rangaje nziza ari umugabo niba ntatandukiriye umugabo ukoresheje rangaje nk'iyo nkunda gukoresha ari umugabo bahaye RMB ibi bya mining witwa Francis Kamanzi numvisha ijambo ryabwira abantu ngo abo bantu ukoresha utabahemba babaye ari abavandimwe bawe ari umwana wewe wakwemera ko akora gutyo cyangwa umugore wawe cyangwa nyogosenge none se mucama mushinjacya ibyo bintu ubwo buzima uri kujyanamo abantu wakwishimira ko babukujyanamo washatse ubundi buryo umuntu hajyayo wakati webyo ni ngombwa nako ariko nabwo hari ubundi buryo bwo guhana turabufite sizi impamvu itajya mu bikorwa igikomo igisubitse ni byinshi uburyo burenga 12 ariko tugashaka kurunda hariya twarangiza ngo budget batunze ngo ni umuzigo kuri leta guteze ubajyanayo n'uwa leta uboherezayo n'uwa leta ubatunga ni leta uhomba ni leta riya namaboko yakaba yakorera igihugu akajya kurererwa hariya abantu birwa bakora ubusa byakagombye kurebwa so nibaza ko muri iyo migabo n'imigambi ya Frank Habineza byaha bimwe harimo ibishoboka byinshi ni byiza ariko harimo bitapfa gushoboka nk'ibijyanye n'imibanire y'ibihugu biragoye ariko kuba twabana nabi ntidufunga imipaka ntabwo ibihugu tudafunganye imipaka ntabwo byose tubanye neza hahoraho gahunda zo kuganira ariko abaturage bakagenderanira nese ni ngombwa niba hari ikibazo cyo kuvuga niba ndayishimiye General Neva avuga ngo u Rwanda ruri mu bashyigikira iterabwoba mu Burundi niba ibyo bintu babibona gutyo ni ngombwa ko umukecuru w'umurundi kazi ataza abuzwa gusura umukobwa we washakiye kuruhuha ibyo byakizwe n'abafite aho bahurira nabyo umuhinzi uza abantu bambuwe yarafite umurundi umubirereye bideni azabwira yarapagashije mu Rwanda agataha i Burundi bakayifunga atishyuwe abana bagomba gukora ibizamini iki systeme anglophone u Rwanda rwiga muri systeme anglophone umurundi wiyaminiye ushaka kwiga ku mwana wiga muri systeme anglophone amuzana mu Rwanda bloqué so rero urumva ibyo ngibyo nibaza ko abashije kubigeraho imigabo n'imigambi yo ni myiza ariko ntibinavuze niyo atatsinda n'uwatsinda yayigiriye yego aho nakane kwatinda cyane sinzi niba narabibonye neza si umukandida nawe wavugaga ko gutora neza ari ugutora Perezida Paul Kagame ukamukurikizaho
ariko ntabwo bavuze ntabwo ndumva izina rye ko ntari impari impari umukandida wigenga w'umudepite ugenda avuga ngo mutore perezida Kagame mukurikize mu badepite mutore nge yego ibyo nyine n'abantu bose bagira ama strategy nababaye ko nta munyamakuru ugeze avuga izina rye kandi nge sinabashije kugerayo sinzi impamvu barihishe n'icyo bishatse kuvuga okay ntacyo reka nsoreze wenda ku gihugu cy'abaturanyi i Kongo Kinshasa bayigabyemo bati turayigira Zaire ni darapo kudeta yapfubye i Kongo ejo karegeye nubwo udakunda kujya mu nkuru zo hakurya iyo ariko ubukurikira ndimo ndashaka umuntu witwa Modeste ni uzajya abimfasha tuzatumutumira ariko wenda mu buzima busanzwe iriya kudeta ntayabaye ni agakinamico kabaye kuko iyo urebye nta mujenerali uvugwamo nta mukoroneri nta mumajoro nta abantu usibye uriya wahoze ari kapiteni Dizata Malanga Christian Malanga uriya n'umuntu ngo yabaga hanze ngo yarafite guverinoma iba hanze nk'imwe ya Nahimana ya Padre Nahimana ariko akaba umuntu uziranye na Tshisekedi kuko bose nabo mu mafamiye y'abanyapolitiki yego no ku mafaranga uriya Malanga ngo yayarushaga Tshisekedi none bakagira ibyo bajya bapfa mu birombe by'amabuye bimwe Tshisekedi akabishaka Malanga nawe akatsimbarara so kuba rero burya muri politiki ufite imbaraga ufite amafaranga ufite abasirikare ufite iki byose ushobora gupanga tekinike kugira ngo ubone uko wikiza kuko Malanga kuba yarahise apfa bivuze ngo ajya atwaye amakuru si byo se ubu nyuma yaho umuntu wese yamuvugaho ibyo ashaka ariko iyo bamufata amatekwa yashobora kugira ibyo asobanura akerekana abari muri uwo mugambi wenda ugasanga na Tshisekedi abirimo Tshisekedi ashobora kubushuka ati wowe gira gutya twikangare kuko ufite muri ntuza muri sinzi uko ndabyita muri cadre ya renseignement na espionnage hari igihe abantu bakina agasenariyo kugira ngo bagire ikindi bakora bashobora gupanga agasenariyo bakakamushyiramo banamuhaye n'amafaranga bati wowe erekana ko igihugu kigeramiwe gifite abantu bashaka kugitera noneho akabigwamo kugira ngo adatanga aya makuru cyangwa se na bya birombe kugira ngo Kabila Tshisekedi abyisubize kubikina icya kabiri ingoma nyinshi zibikina zigamije kwikiza abo zitavuga rumwe bakavuga ati nawe wari kumwe na Malanga yapfuye ntari butanga ubuhamya ntitwari kumwe ariko bashobora guhita bavuga ati muri telefone yawe dore inimero za Malanga zagezemo zite nyura ahangaha gutyo mpita mbyibuka muri 90 ku itariki enye hano muri no mujyi abantu borose rwose bati inkotanyi zageze i Kigali zivuye Kagitumba zageze Kagitumba ku itariki ya mbere bati kurenye zigeze zinjiye mu Giporoso basasa aravuga ariko bwarakeye birara mu ngo kabisa birara mu ngo zabo bakeka bose biko batangiye gufata abo bitaga ibyitso kandi gufata ibyitso by the way akaru kasegeje muri kiro gitondo umuntu yampaye ngo umuntu ngo ugenda n'isakoshi yawe iri dani yawe iri he ngo ugo muyicaranye no muri restaurant ngo kugira ngo utayishyira iruhande ukaza gusangamo chargeur magazine icyo gihe cya 90 rero icyo gihe cya 90 batangiye gusaka abo bitaga ibyitso bazaga bitwaje za magazine utugrenade udusasu inyandiko kumva wenda ukabona ngo sinyatire wenda ya Kayitare ya Rwigema uko ibintu yakwandikiye akubwiwe n'iki n'abari Bugande bamwe batamuzi none bakwinjira wawe baje gusaka bakaza ari igitero tufata urugero nka cyagiye babantu burira igipangu hano abantu bari mu nzu ibyo bari bitwaje baje bakavuga ati tubisanze muri rugo wabihakana gute none bakwinjira mu rugo rwawe baje gusaka umwaka bayinyabije muri toilette agasigamo ka grenade undi akabagiye mu kabati agashyiramo ibaruwa bateguye undi akabatangira kujya baba bari gusaka munsi y'igitanda mu cyumba cy'ababyeyi undi akabagiye mu cy'abashyitsi asizemo ya magazine twavugaga undi akajya mu gaseke babikamo imfunguzo akabanazemo karitushe ebyiri
noneho nyuma bati ngaho dutembereza inzu yawe bajya muri toilette ati aha iki ni iki nyura utu tuntu twose ibyo rero bikorwa ntabwo utapanza ku kantu kameze nk'agakrize ntubona umwanya wo aho kukurira ukurira kuri ako dore havuze isasu ni nk'uko nk'ubu ikaritsiye yawe utuyemo ntayishaka ari wowe bashaka cyangwa n'abandi baturanyi bawe grenade igaturikira muri ka kabari kari munsi yawe Green Garden bakaza gakata n'aba banyamahanga muturanye ube cyane ariko bafite abo bashaka iyo babatwaye muri 630 babo bakeneye barababona abandi bakabarekura so rero imikino nk'iriya ikunda gukorwa surtout ipangwa n'inzego z'ubutasi n'iperereza nizo zipanga utwo dukoryo kugira uzibone uko zicleaning kandi zongere zinereke n'amahanga zitera imbabazi dore ubutegetsi bwanjye Tshisekedi agenda rire ubutegetsi bwanjye burageramiwe ni wari kumuha inkunga y'ibikoresho cyangwa n'abarinzi kuba ikindi gihugu cya kwiporta volonté kikavuga ati none nguhaye batayo yo kukurinda kuko biragaragara ko hari abantu bakwigimba byashoboka ariko bari abasirikare bari abantu bafashwe ntabwo bakora mu gisirikare cya Kongo nta mitwe babarizwamo yagaragajwe nta bambaye za bodaboda bagize gute nta basirikare barimo bafatika icya kabiri kuba barinje Maranga se niba yari afite leta ikorera mu buhungiro yinjiye kuri babutaka batabizi icya kabiri se Maranga nubwo ari kapiteni ko atari ipeti ryoroheje gufata leta uhera ku ntego ati si kubanza nka radio ugafata radio wenda presidence ikibuga cy'indege beneri kugira ngo ugire cash parero makweri kamarikiza none se parero uzigotaye ko zayimaze hafi umwaka byitwa ko zafashe igihugu pariroma ibyo byose Maranga ntabwo bira bintu biri seriye kuko Maranga yavutse mu bakire politike arayizi igisirikare arakizi nibaza ko yanakinjiye atagetinga bese kuzagira imbaraga ntabwo iryo kosa ntabwo ayobewe kapiteni muzima wakuze neza wize neza yabona ko gufata igihugu gukora kudeta wahera ku ntego ntabwo yahuza gutya donc nagakino nyine kugira ngo Tshisekedi abe yakwerekana nakomeza gutaka amahanga mwumve bakatidore bwa mbere byagenze gutya hanyuma atangire yikiza abantu ubu ngubu amagereza yuzuye amakashu arimo abantu bari babazwa ikintu cyabaringa ariko bwari uburyo bwo kubikiza nyine ibyo rero nagakino ngewe hejuru ya 75% biriya mbibara nk'ibitarabaye byabaye ari umukino biriya ni ibisanzwe leta zigira amatekinike menshi bashobora kumuha amafaranga ati dukirira uno mukino turabizi ko turabwira abasirikare baraba babizi dukorera uno mukino byumvikane ko ari wowe ko ageraga leta ikorera mu mahanga kandi uri kapiteni Dizata dukirire kano kantu abasirikare barabizi bari wokura nta uragukoraho bakamuha n'amafaranga aragize akamurasa cyangwa se akanaraswa n'utabizi utasomye match neza ariko kuba Maranga yahise apfa ari we wagatanze amakuru hejuru ya 75% nagakino ka Tshisekedi n'inzego z'ubutasize kugira ngo zerekane ko ubutegetsi bwe bugeramiwe kandi bibe na okaziyo kwikiza abo atishimiye nibyo nuko nabibona nibyo rero reka duhinira aha ngaha byose biba ari ibitekerezo ni pano irafunguye namwe muduhe commentaire tugende tugendana ibindi kubijyanye na Kongo ndimo ndashaka umuntu witwa Modeste turimo turaganira azajya azabitature byose ahereye kuri byose so reka tubashimire rero dushimire Urban by City Blue iba yaduhano heza cyane tuba twicaye ngo tuganirire dushimire Ikaro dushimire Neo Travel dushimire iki kigo rero cy'ikidage Diaspora Hub nacyo kiyakinanira n'abandi wese n'abakrema bari hafi tuba tubakengurukira wakoze cyane sana